ngeze mu wa gatandatu inzozi zanjye zo kwiga zari zirangiriye aho ngaho tuhageze ndahagarara nawe arahagarara ndamureba nawe arandeba nicyo ushaka kumbwira nane ariko icyo ushaka kumbwira nditanga ndavuga ati yewe hajya nijoro ahanga ati buretse aho ngaho niba ari urutoki nawe nabonye umunota ahubwo turushaka rwari rumwe turarushaka ndarubona naho nitacyose nduhishe ndetse ndarujya ryari umuntu ko tutahanye ndarujya ryari kubera gusonza ahubwo ariko nambara ibintu bivutse runyibutse ko gita kintangira kwiga ubuzima busanzwe ukunda kwambara ingofero icyo gihe ujya gusubira ku ishuri kugira ngo nsubire byasabye ko ingofero n'icyo nyitanga ikaze inshuti bakunzi ba NiYo TV iyi ni YouTube channel yanyu ntabwo ari iyanjye ni iyacu twese uyu munsi rero twaje n'ikiganiro gishya ni content nshyashya ikiganiro cyitwa Sinarimbizi ntabwo nari mbizi bitewe n'ubuzima naciyemo bitewe n'amateka yanjye yahashize bitewe n'ukuntu nabonaga bigoye sinari nzi ko nabangeze aho ndi ubu ngubu nanyuzeho mu buzima bugoye byinshi byarangoraga imyigire yanjye yari igoye kubaho byari bigoye kurya byari bigoye everything sinari mbizi icyo ni ikiganiro gishya tugiye kujya dukurikirana hano kuri NiYo TV aho dutumira abantu baba ibyamamare cyangwa se atari ibyamamare bakadusangiza inkuru y'ubuzima bwabo ashobora kuba abayeho ubuzima kano kanya we wakumva ukumva ko atari bwiza ariko we ku giti cye akumva ko byanze bikunze ari achievement afite ibintu yagezeho niyo mpamvu rero tuzadutumira umuntu akadusangiza inzira yaciyemo agaduha amateka akaduhereza ubuhamya ubundi akatubwira uburyo yabiciyemo so mugiye kuzajya muryoherwa rero n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuzatujyana n'abantu aho bazajya baduhereza amateka yabo natwe tukarushaho kuryoherwa ni muri iyo mpamvu rero uyu munsi twabatumiriye umuntu mu kiganiro cyacu muraza kuryoherwa cyane ni umusore ngewe ntabona uko mvuga we byanze bikunze araza kwivuga ni umuntu mukuru cyane afite amateka ngiye ku bwanjye hari aho yansangije numva araryoshye numva umujene wayumva numva umuntu usanzwe waba akuze wayumva hari ikintu byamufasha byamwubaka uwo muntu tugiye kwakira yaciye mu bintu byinshi kuri ubu ngubu afite inshingano mu byo aba arimo ni umuntu ukunda kugira icyizere cyane ntabwo namuvuga nawe ni umuntu mukuru niyo mpamvu ngiye kumuha ikaze akayibwira ngira ngo mwamubona ni umuhungu w'intarumikwa rwose ni umusore si umuhungu njya numva bavuga ngo abahungu ni abantu barengeje imyaka 35 ariko ni umusore ushima Imana ngira ngo watangira wibwira abadukurikiye ese umuntu ufite ni muntu ki abarizwa hehe ubundi umuntu ushaka kumenya cyangwa se wenda mukana ariyo abantu benshi bari kuresha barimo barasura kuri screen zabo ariko se umuntu utakuzi cyangwa umushushanya kubwire uri muntu ki kuko cyane kuko kuri ya muzika kandi NiYo active yanyize kuzandi kugira ngo ndaze n'iki kandi kiganiro n'iki nanjye amazina yanjye n'uburyo kuri kandi kandi mu ishuri muri Rwanda ni kaminuza y'Igihugu uherereye kaze ka Huye ufite n'ishami mu Kayisari niho mpereye njyewe rero niga ibijyanye n'ikoranabuhanga computer science mu mwaka wa nyuma w'amashuri nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cyiza ikiganiro gishobora gufasha urubyiruko gishobora gufasha abakiri bato mu bari gukiri munsi yacu ni ikiganiro gishobora gufasha abakuru bacu ni ikiganiro kizafasha ingeri zose murakoze cyane ya Olivier utubwiye ko wiga muri Catholic University of Rwanda wiga computer science ese umuntu utazi Olivier muri rusange ageze muri campus aho ngaho wiga yamarira avuga Olivier ni umuntu wabasha guhita amenyekana cyangwa se hari n'izindi nshingano ufite muri iyo kaminuza ku buryo urashobora kuba yakigenda n'urugero ndashaka seti runaka ndashaka shefu ndashaka umuntu runaka hari inshingano ufite yo yego uvuga ngo ntabwo byakugora cyane kuko nk'uko ikiganiro content kivuga ngo Sinarimbizi nanjye njya kuza hano muri kaminuza hari ibyo ntarizi ariko byampinduye amazina yanjye ku buryo kugeza isaha bitanakugora kuvuga Olivier gusa ahubwo ushobora kuvuga n'andi mazina ushobora kuvuga pasiteri cyangwa se perezida wa
uhagarariye asosiyasiyo ya protestant, ushobora no kuvuga ko ari umuyobozi coordinator wa volunteer, ushobora no kuvuga ko ari mani wa RPF cyangwa se task force y'ibara association nayo bari kubana muri kiyara. Yego, hari amagambo menshi wakoresha kugira ngo umenye. Kandi ni umusore mwiza, umusore witonda. Yego. Ufasha abandi. Nashobora kumubaza ati wa musore w'urukara muremure cyane uhora yitonze. Bikoroha cyane ko umuntu yamenya. Mu magambo makeya Tuyizere Olivier ni umusore w'igikara muremure kandi witonda, akaba ari pastori, ahagarariye groupe protestant muri Catholic University Rwanda Save Campus. Ikindi numvise wambwiye ni uko uri vice president wa ni task force. Yego, aho ngaho numva ufata iyobokamana ukarihuza na politiki, byanze bikunze bimwe ni politiki. Ikindi mu bintu by'imyidagaduro cyangwa se siporo naho ugeramo umukino wa football. Twakuze nanjye bavuga ngo twakuze hari abantu twiyitira, nanjye kubaza ngo ninde mukino ukunda. Ubwo rero nshuti bakunzi ba NiYo Art TV, murabyumva umutumirwa twabazaniye uyu munsi ni umutumirwa byanze bikunze urumva ko ari mu bice byinshi bitandukanye, kandi hari ibyo yarashatse kuba nuko rero tubikomeza avuga ko atari abizi igihe ikiganiro cyacu ni Sinarimbizi. Yatangiye kwitubwira ariko byanze bikunze nibyo tugiye kuganiraho ku buryo bwimbitse. Mwumvise rero ibintu byinshi ashinzwe muri kaminuza, byanze bikunze umuntu ushingwa ikintu muri kaminuza ntabwo ari umuntu woroshye, niyo mpamvu uyu munsi rero turi blessed. Olivier, ikiganiro cyacu ukuntu giteye, ugiye kutuganiriza inkuru y'ubuzima bwawe, urajya mu gice ushaka ko byanze bikunze hari n'igihe umuntu afite amateka ku buryo anayaganiriye umunsi hari utarangira. That's why niba ngombwa uzaduha igice cya kabiri, ugiye kuduhereza amateka y'ubuzima bwawe. Ikiganiro cyacu ni Sinarimbizi, bitewe n'ahantu ugeze, kubera icyumva ko utaba ubizi, se ni ubuzima wari ubayeho n'iki mu kuganira aho biri bwagere. Mbone ko usa nk'uwabaye deep cyane mu kiganiro, ngewe n'ingewe uriganira ikotoye aho biri bwagere uhe ushobora kuduca rero n'ibibazo byagufashe kongera kwishinga nabyo byiteguye. Olivier rero ndagira ngo utuganirize inkuru y'ubuzima bwawe, utubwire ko tutari ugeze ubundi se bwo aho ugeze ubu ngubu nyine warabitekerezaga? Yego. Urakoze cyane kuko content bivuga ntabwo nari mbizi cyangwa ndibuze guheraho ukundi ntabwo nari mbizi ko uyu munsi nzaba ndi hano, nzaba ndi n'umunyeshuri, kubera ko iyo dusubije amaso inyuma niho mbihera mbivuga ko ntari mbizi ubuzima, ntabwo aho tuvukira, aho umuntu yavukiye, ubuzima yakuriyemo, amashuri abanza twagiye twiga, bituma mvuga ko ntari mbizi. Ndagerageza kubwira ubuzima bwanjye kugira ngo nuzuze neza iri jambo ntari mbizi, kuko ni ijambo riremereye ko ritari inyibutso byinshi cyane, aho mugari ntavuga umunsi ngo mbirangize. Ndi muto yize iwacu ntabwo ari mu miti, ntamuvukira mu cyaro hasi cyane, nta handi umubyeyi ajya guhinga kujyana mu murima. Ibyo niho bizi, aho umubyeyi afata isuka ariko ahetse n'umwana mu mugongo, nakubita n'umwana mutwe w'ibizo. Akenshi njyaga ngira ikibazo nyine namaze gukora none baje ubundi ubwenge bwaturutse. Ubwenge umuntu afite ubundi buturuka kuko bita kuri iriya zuba, saa sita zagera nta gufata breakfast iyo ntibaho, nta exercise, lunch yo ntibaho, ahubwo araza gufata uburyo iyo takazuba nk'ibere saa sita nyuma asubire mu kazi yongera yize. Ariko nawe ari mu mugongo, ariko nayo ndi mu mugongo, umubyeyi niwe wahabwa rero cyane. akaza guhinduka akamfata akantereka ahantu hari agatutu akanjyanisha bagakomeza akazi, nyuma naza kuza akandeba kongera akantereza. Ubwo buzima umuntu abukuriyemo ntabwo bitwara igihe kugira ngo acuke, bitwara umwanya muto cyane kuko amaze ubwenge buza. Gatutse ku myaka ingahe? 5 nari maze. 5 wari ucyonka se wowe nkagire? Narabivuyeho cyane. Warabivuyeho kera. Ubwo gucuka uvuze ni ukugira gute?
ni cya gihe utakitegereza ngo mama wawe uramukumbuye cyangwa uramukumbuye. Ku myaka 5 wumvaga kuba kure y'umubyeyi nta kintu bitwaye. Amaze kuba umusore cyane. Ibyo rero iyo myaka ikimara kugera wari gutangira ubuzima bw'ishuri, ntabwo ukeneye umubyeyi haramucyana ngo akujyane ku ishuri, ahubwo wowe aho ubona abandi bajya nawe urabyuka ukagenda kubakurikira. Ndabyibuka ko nanjye natangiye kwiga kera ubwo twabita nk'ubugazeri z'ubungubu, tukajya kwiga ari ahantu twahuriraga tukiga n'abandi bana tugataha, nashyika mu rugo ubwo nkareba igihura nyine. Nubwo nari muto ariko narebaga igihari ugafite niba ari ibyo kurya nkabifata, yaba bidahari ukajya gushaka mu murima. Hari abantu twajyaga tujya kuvoma hasi mu cyaro cyane tujya gushaka amazi. Gerageza unahavuge ku buryo hari n'igihe ushobora nimba ari ngombwa, ariko n'igihe umuntu ashobora gutemba akavuga ati aho hantu ndahazi. Ni n'ivomo ryose twahitaga muri Nyamunkaba. Nyamunkaba ubwo tukajya hasi cyane tukajya gushakayo amazi, rimwe na rimwe tukagerayo twikiniraho abana nyine, bataha umugoroba badukubita. Ariko uko iminsi agenda ishira ubuzima bwagiye buhinduka bukaba bugenda buba bubi. Bugenda buba bubi? Igihe kimwe natekerezaga ko wenda nzaguma nishimye, wenda nzajya nkabona ibiryo ngenda nkabona abantu kumwe n'ababyeyi, ariko ntangira noneho ngeze mu mwaka wa 6 wowe wavuye mu ishuri ubuzima 6 inzira zanjye zo kwiga zari zirangiye aho ngaho. Ese wari ufite inzozi zo kuzaba nde? Nari mbizi. Wari ufite inzozi zo kuzaba nde ubundi? Ubwo buzima wari ubayeho bwakomereraga ku gihe cyose? Nijimye ku byo ntarebaga. Ntiwanatekereza ngo naba nde? Ntabwo nari nzi. Nta nzozi nari bunaga, niyo mpamvu ikiganiro gikunze cyane nko nari mbizi. Ntabwo nari mbizi njyewe. Nta nubwo nari nzi ko nzanasubira mu ishuri, ko narivuyemo ndumva naramaze imyaka 2. Muri umuntu wataye ishuri ntekereza ko ngiye gushaka ubuzima aho mu karitsiye y'iwacu aho nari nabaga. Gusa icyo gihe nkimara kuva mu ishuri niho haje ikintu cyo gukunda umupira. Mboro cyane ndayikunda, ntangira kuyikina, ntangira gukora imyitozo. Niba mbyumvise neza wakunze football n'undi ukiri ku ishuri? Ariko nakunze football nta ishuri. Ubwo ntidushobora kuvuga ko ishuri ryari ryo ryatumye, ubwo ntitwavuga ko football yatumye ku ishuri se bwo? Yatumye ku ishuri? Ahubwo ni ubuzima. Amahitamo yanjye yanhitiragamo kureka ishuri kugira ngo ubashe kubaho. Hanyuma ndabireka kwigendera njya mu gukina football, mu gitondo nkajya mu kazi bisanzwe nkajya gufasha ababyeyi. Ubwo umwana wari uvuye muri primaire yashatse kujya, yavuye mu ishuri mu wa 6 kugira ngo gushaka ubuzima afashe n'ababyeyi. Ubwo mfata umwanzuro, akazi kaba mu cyaro atari ibanga ko abenshi tuzi mu cyaro kenshi, akazi kaba gahari nta kandi mu kiyede, kwahirira amatungo, kuba nyine umushumba, gukorera akazi k'ibiyede. Urumva nta bundi umenya niba ufite bwari kuba bwanyemerera kuyashaka kandi kazi mu zindi mpande zitandukanye. Ahubwo ni aho ngaho nyine nawe twashakaga, narahiraga amatungo y'umushumba muri make. Amatungo yanyu cyangwa y'abandi? Ay'abandi n'ayanjye n'ayacu. Ubwo nyine aba bagira ukahira ubwatsi mu kubushyira umuntu akamuha amafaranga. Ndabyibuka inshuti yawe nagiraga, inshuti yawe nayo ifite nzi niba namuvuga mu izina, ariko twari inshuti duhujwe n'uko twahiraga gusa nyine. Tukajyana kwahira mu gitondo ahantu kure cyane, ko nta twakoreshaga urugendo haguha isaha irenga. Mujya kwahira? Twagiye kwahira tukahanyuma tukahira ubwatsi bwinshi tugaterura. Ubwo ni inshuti mwahuriraga ku kazi? Tukazana ubwatsi bwinshi tukaza saa 8 saa 8 nabaga mvuye mu gihugu kugira ngo njye gukina. Noneho inzozi zanjye zahise zo gukina zaragutse cyane, ngira icyiciro gikomeye cyane, numva noneho nshaka kuba umukinnyi. Ndumva noneho natangiye kwita Ozire. Natangiye kwita izina Ozire, ngura jezi ya Ozire, ndajya nyambara muri karitsiye jezi yanditseho mu mugongo Ozire,
mu kibuga umukinnyi wese umpamagaye uzere nkaza kumugurira nabonye wakoraga zire cyane wakoraga na Arsenal ntabwo nari niba ayo zire ko kumenya gute mu Budage wakurikiraga ikipe y'Ubudage umwana nkunda umukino nyine zire yakinaga numva ndamukunda nanjye sinanafashe ari imbaraga mfata rero ndagiye cyane ndarikurana ntangira gukunda umupira ntangira kuwukina birenga kuwukina muri quartier numva nshaka kubigira akazi cyane nshaka kubigira n'inzozi zanjye nkumva nzabamo umukinnyi iwacu yari kure cyane kuko byansabye noneho aho nimva iwacu nkagenda n'amaguru nkajya ku kibuga cyangwa na hari stade kugira ngo mbonane n'amakademi nyine ibirero by'abana bakina umupira w'amaguru nyine nakoreshaga urugendo rw'amasaha manini ngiye ku kibuga gushaka isaha n'igice ndabyibuka umunsi umwe nagiye kumureba nta kintu njyanye ngezeyo musanga ku kibuga yari umutoza wanjye bamuteye urage rusizi noneho mpageze bamwita urage rusizi ni umutoza wo gutoza junior y'abakiri bato ya espoir niwe mutoza wanje kumfata mu biganza bwa mbere arambona ndabyibuka uwo munsi twaganira amagambo atatu ambaza amazina ambaza n'icyo nshaka ndamubwira niba nshaka kwiga umupira arangije aransezera nakoze urugendo rw'amasaha nini yari umwitozo ampa nimero ngo ati ngende nzamuhamagara kandi na none nsanzwe nifite ko twavuganiye nongera nsubira mu rugo ndataha igihe nagiye nta n'ubushyushyu nafite kuko nta hantu nifite ariko nakunda nari mfite inyota cyane bwarakeye n'ubundi nzongera ndamuhamagara noneho ngarutse amahirwe noneho yo kwambara jezi njya mu kibuga ntabwo byatwaye iminota 5 abavuyemo igihe yangize mu kibuga imyitozo yenda kurangira naje nakerewe imyitozo yenda kurangira nkinaho iminota 5 itambamo ajya kunganiriza hanze ngende ufite Esparena yari kwitegura gukora itangira imyitozo ko yatangiraga saa 6 n'iminota hanyuma biteguraga imyitozo rero tuvamo twebwe ikipe nayo kiza gutangira kibyakira yikije cyane yego ngira no kubona umukinnyi ugira muri Rwari kumubona nararangaye n'ibyambiraga sinabyumvaga gusa niyo nasigaranye umutwe wanjye nuko yambwiye ngo njye ku ishuri niba ntiga nta kintu azana wamubwiye ko tiga yamubwiye ko ntiga agusaba kujya kwiga akangaye mubwira ko ntiga angira inama yo kujya kwiga arambwira ati ibyo azamfasha byose azabifasha niga yego bibanza kugorana umutwe wanjye kumva umwaka wa mbere washize ndi umwaka wa kabiri ntiga nkumva ibintu byo kujya gusubira mu ishuri nkumva biragoye nta n'igihe uba wibuka wari umuti ushariye ariko agombaga kuba ariko kubera ko ikintu nakundaga narabyumvaga ikintu cyatumye anshobora cyane nuko uwo munsi yampaye umupira wa football wo gukina wanjye arambwira ati genda noneho ujye ukora imyitozo yo kuba umupira hanyuma urageza muri vakansi ugiye ku ishuri ufashe utansura mu rugo urabona nimbaye bosi noneho yaba mu makuru nakoragamo imyitozo no mu matu nakoraga imyitozo nayikoraga 2 ku munsi nakoraga mu gitondo nimugoroba nikoresha kuko iwacu nta mutoza wabaga hari nta n'umuntu uri kudukunda bavuga ati umwana wacu ari ikintu akunze afata umufasha ndabyibuka hanyuma noneho ngeze mu rugo ngewe ubwanjye ndatekereza ni gute nasubira ku ishuri noneho hasi ntabwo nari mfite kwizera umubyeyi ndabyumva yari amaze kwishimira ubuzima nyine mbayemo abona ko ari bwo buzima bwanjye inka ziwe ziburanga zikarya kavuga ati nabe dufatanye imirimo izo biranga n'ubundi ibyo byiza ntuzi no kubishobora ko numvaga n'abantu bazi kwahira muri quartier yari nayo champion yanjye wari champion mu kwahira rwose bashaka abandi hanyuma ngeze mu rugo njyewe ndetse ndatekereza ndeba abanyeshuri ukuntu ari beza bari batashye bari hafi y'umuhanda umunsi umwe batashye ndabareba mbona ni beza gusura ku ishuri ndeba aho nzakora ibikoresho harimo amakayi ikaramu kandi ndashaka kwikora mu Rwanda nta muntu n'umwe naguriye bo bagatuma no kuzigwa nta gikoze ikintu nakoze ni kimwe naragiye hari umunyeshuri usoje mu wa gatatu urumva tujya kungana rege ndi umusore nari muto cyane ndi umusore nyuma nagiraga ingofero ntabwo naje nyambaye ariko niyo mpamvu akenshi mutonde
n'ubu iracyahari ndacyakiri ntabwo ingofero nambara mu rwibutso runyibutsa ko nitatumye ntangira kwiga mu buzima busanzwe ukunda kwambara ingofero icyo gihe ujya gusubira ku ishuri kugira ngo nsubire byasabye ko ingofero nari mfite nyitanze warayigurishije se uwo munyeshuri wari usoje kwiga yarayikunze mu wa gatatu segonderi abona ingofero yawe arayikunze yego ayikunze ngiye musaba ikiguzi amwatereka noneho ngiye ngurane ngiye ipantaro y'ishuri mfite ko none usoje kwiga yari ntabwo uzasubira ngiye nguhereze n'ingofero nongewe nihuza ishuri abyumva byose ko yayikunze nanjye bibe igitambo ndabyemera ingofero arayigagura ipantaro ni ipantaro y'ikabutura icyo gihe se ipantaro y'ishuri yari mu segonderi nanjye muri segonderi no kuba wamaze gukora ibizamini cya gatatu na gatandatu nibwo yasiba mu ishuri yahise yishyira hose akimara kuyimpereza ubwo yayimpaye ari mu wikendi yikurira ku mutwe twari duturanye abari ukiga yari ageze mu wa kabiri segonderi noneho nayikure kugira ngo umwanya kamwe n'iziwe hatagira uza kubyitiranya nuko ngiye nyine nanjye mfite iyo gahunda yo kujya kwiga kugira ngo ataza kujya ufite gahunda yo kujya ku ishuri warinze kuyifana n'iy'undi munyeshuri asanzwe igitondo rero ko bazi ko mbyuka njya kwahira ahubwo nabyutse ngiye njya ku ishuri mfata ikaramu yari iri mu rugo n'ikayi yari ihari njya hahandi kuri rwa muturanyi nyambara yavanze ishuri n'umupira usanzwe utari w'ishuri byari bigoye njya kwitangira nari nkeneye protokole nta nubwo nari kuzibona niba babaga bagiye mu murima nanjye nkajya kwiga ndagenda mpageze ninjira muri biro musangamo kontable nziza niwe wanyakiriye aranyandika ngira amazina mbaza grade mu bizo ntekereza ku kanya azagira amafaranga y'imikino tumubwira nkomeza bambwira ati kwigira mu shuri ushaka anyeranyereza amasherari hitamo ibyo nshaka mfitemo ishuri rihera ryaheraga mu kigo nigagamo abantu baza kureba ikigo barakwibuka ni ishuri ryaheraga hafi ntabwo ari ikigo ni ikigo Nyamubende Jesse Nyamubende groupe scolaire ya Mubende kiri mu karere ka ubwo yari iya mbere irenze iya mbere itatu ujya muri uwa gatatu ayi niyo yari ku ruhande yaheraga yego azyibuka nkinjira mu ishuri umunyeshuri wa mbere wambonye yaravuze ngo mubonye umukino wawu ubu wari umukinnyi kabisa atozi iraraye kuko nari maze kugira ubwenge bwo gukina akagari mbanzamo noneho nari ntangiye kumva noneho nakavanse gukina n'umurenge yinjira batubonye umukinnyi urumva kera hari uburyo habagaho amakompetishoni mu makarasi cyo bya interkarasi rero buri mwaka byarabaga tugakompeta rero kubona yinjiye mu ishuri turi waho tubonye umukinnyi uri ati ntuzagira ikibazo bahita baha umwanya mwiza nishakiraga w'inyuma n'ubu nari nje nk'umurigenti ntabwo cyari nari nje nk'umurigenti ntabwo numvaga kwiga biri tayari kuri njye ahubwo numvaga nshaka ko numvira icyo wa mutoza yambwiye kugira ngo ndatangira ndiga byumvikane ko gahunda yamenye muri ese mwakundaga imyaka yari ishize shampiyoni mu kwahira urumva ko byanze bikunze nta kintu kimwe nakundaga cyakoze cyane nkundaga ari football kandi ubwo urumva ni ari siporo twakwita ko ari siporo nakundaga nabwo mwakinaga gake ubwo waryoherwaga muri ekiri karasi nicyo kintu cyagiye cyane ndabyibuka rero ndahiga kinyawani bikageze mu gihembwe cya kabiri none inshuti yanjye twakoranye cyatumaze kumenya nawe duhuza umugambi twageraga no gukina bamwitaga MFD ari inshuti yanjye cyane twari inshuti cyane ko twagendanaga turi ivanga dukirana cyane byose tubana tujyana no gukina muri akademi nakubwiye umunsi umwe rero mwarimu ushinzwe muri rekreasiyo poze ya indi yatahene kwa kunyuma twinjire ko barimo agatinda mu masare abarimu banze cyane ntabwo mbavuze nabi ariko hari uburyo batindamo ugasanga umunyeshuri nyine asigaye hanze nabo barabizi noneho umunsi umwe twasigaye hanze twari abasore bagera muri 4-5 ari njyewe n'uwafite n'undi witwa Mike bari duhagaranye hanze n'abandi witwa Joachim bari abasore nyine bari aho ngaho Joachim yari chef muri classe yigagamo na Mariko nawe yari chef muri classe yigagamo nanjye njye ntabwo nari chef
nahise mba shefu ako kanya ahubwo mwarimu noneho aza noneho aje aratubwira tugume hanze noneho Fidele we yari arirukanka ajya mu ishuri agiye mu ishuri agenda abwira abanyeshuri ngo nibasohoke bajye muri class y'inzu haruguru ngo bave muri B bajye muri C noneho mwarimu ugomba ari wakwigishaga fizike araza asanga abana barimo barasohoka bajya mu yindi kandi umwarimu ugiye kuza kubigisha imibare nawe agiye kuza yarababeshaga ya mikino yacu n'abana basohoka n'intebe hari ababihuse bajya baragenda mbere abandi basigaye inyuma basohokana intebe noneho umwarimu w'imibare araza agasanga arimo ako kajagari rero arabaza ati ninde wabasohoye ati ni Fidele wadusohoye Fidele ndamusohoye ndabyibuka barimo babizika amajwi gikomeye aravuga ngo Fidele bamaje none se wabasohoye gute ngo nyine ngo jewe ngo ndikiniraga ngo nabo bahita babyumva gute mwari mahita mumaze none se wowe ukina komedi hano kugira ngo usore abantu bakina komedi noneho mwarimu ahita araka icyo gihe twiga dufite amatelefoni mu mifuko yatuye kumva w'imikino yari afite telefone rero mu mufuka no ikibazo ari mu mufuka w'inyuma batuma shefu inkoni ajye kuyizana noneho batumye shefu ajye kuzana inkoni shefu aragenda yari inshuti yacu atindaje shefu y'ubuma Joakim yigaga muri Joakim bamutumye inkoni arahera batuma undi mukobwa bimera nko gutuma zahene inkoni nziza koko ariko mu gutinda kuyizana mwarimu n'umujinya mwinshi afite arakrete ahita amubwira ngo aryame hasi noneho Fidele nawe yibuka ko telefone iri mu mufuka inyuma anareba n'inkoni agiye kumukubita kandi nawe yari legend nkanjye nitwa twe kumva gukina wapi ntabwo wakubita arabyanga abyanze ubwo ko yari ifite cyane ngo njye sinari nkiri mu ishuri ndi gucungira ku idirishya ko amukoraho gato gusa mwiteguye kurwana twiteguye kurwana igihe rero intambara yabaye nyine ariko ntibyatwara neza akanya kanini rero mwarimu akiri umugabo ajyana hasi abyanze mwarimu niba ko wenda kwitwa byaramunaniye umushahara mwinshi afite inkoni nyine yikubita mu mutwe amukubitaho ngo ajyane hasi akimukuza y'inkoni mu mutwe nabaga kare cyane nageze muri karasi namufashe amaboko niba aragufata amaboko nafite nawe akamukata amaboko shingo amukubise mugeri abana barasakuza cyane noneho barikaze ko nyihanga azaza kora kino kiganiro nibwo bwa mbere nabonye yirukanka yarirukanka yandira yifatira muri cyane ajya guza ati mutabare aburuza abarimu ibyo gutaba ibintu byakomeye baricaye abarimu rero bandi baraje turarekuranye tujyana muri sale ndabyibuka umwarimu yari n'umwarimu akaba yanashinzwe disipurine ku kigo cyacu niyo twasanze twahuriye kuri biro baratumwicara aho ngaho bicara ariko mu mutwe mvuga ni abantu b'umugenda bivamo ubwo n'ibyo gukina byihorera nyine nawe ari kuzana barabiganiriyeho Fidele bamutuma umubyeyi azana wiwe n'abandi bari babatuma ababyeyi mbere y'inzangano y'ababyeyi babo kutabanye mu ntabwo yari kubyo nyine ntiyabyumva kuko natangiye no kwiga atabyumva ntabwo yari kubyumva nta nubwo byari kumucika umwenda ariko bwatima byanze ngo no wahera umunsi bamutumijeho yari umunsi atari no kuboneka turabiganiraho tuza muri abandi siniyacyo turayiga siniyacyo ndabyibuka noneho ariko n'abaje kumbera shefu baje kwigana turiya wawundi ari shefu Joakim wawundi ari Mariko wawundi ari baje kwigana mu ishuri rimwe ngeze mu wa kabiri nibwo natangiye gukina mu murenge wacu ubanzamo kariyeri y'umupira irakomeje cyane gusa wa mutoza mwari mukivugana twari tukivugana no guhira ukuntu najyagayo guhira ukuntu nagendaga ngakodesha inzu mu mujyi nkabayo mba muri gate ugakodesha inzu nabanaga n'uwo tugiye dukodesha twarakodeshaga inzu ntacyo kurya ntacyo dufite tukabaho bwari butugoye cyane ko ndabyibuka tugezeho umunsi umwe dushaka famiye turajya dutahamo abantu bazi rusizi kuva cyane mukajyana muri Matare
mu cyaro kiri gihari hari ahantu yari afite nyirakuru wiwe amwemera kumucumbikira nanjye yarancumbikira tukajyayo tukaryama tukagira tujya Kamembe gukora imyitozo. Hari umunsi umwe ndabyibuka twazi saa 11 za nijoro, hari abantu bo mu cyaro bashuraga inkongi bazisora mu mujyi. Uno munsi umwe ndabyibuka umuntu wari utwaye agapapuro akazamura gutya urutoki rumwe ruvamo rugwa hasi. Turubonera rimwe ariko buri wese ntiyabasha kubwira undi ko yarubonye. Hari mu gitondo tujya mu myitozo no dutashye saa 5 tugera hahantu Urutoryi rwagoye. tuhageze ndahagarara nawe arahagarara ndamureba nawe arandeba nicyo ushaka kumubwira nane ariko icyo ushaka kumubwira yitara nawe ati yewe utayo mwinshi hanga uretse aho ngaho niba rutuze nawe yabonye umufanuka ahubwo turashaka bari rumwe turarushaka ndarubona noneho nduhishe sindarujya ryari umuntu ko tutaha ndarujya ryari kubera gusonza ariko yari umuvandimwe wanjye ndarufata turutamo kabisa rutangira dukomeza urugendo nta hantu hari kurunywera amazi ntaho twanyuraga ahantu mu mashyamba cyane kugira ngo twihute tugashyika. N'ikindi gihe imvura yigeze itunyagira tuvuyeyo tuba mu myitozo imvura yatunyagira kuri rwa rwego ntari kubasha kurambura amaboko yari yatunyagiye ibiganza birarira ku nyama gutya. Noneho najya gukaraba ngakoresha nyine gutya kugira ngo ikure ntihanagure cyangwa se ntihanagurwa gutya kubera inzira zarambuka mu gitondo ariko umutwe dufite ishyaka cyane ryo kuvuga ngo tuzabe. Tugeze mu wa gatatu mu gihembwe cya kabiri hazamo impano yo kuba umuhanzi. Abantu twiganye mu wa gatatu barabizi nabaye umuhanzi. Hari haje amarushanwa ya RGB, amarushanwa yahuzaga ibigo byose bituriye pariki ya Nyungwe, ariko urumva ni uturere dutanu harimo Karongi, Nyamasheke, Nyaruguru na Nyamagabe. Noneho iryo rushanwa ryari riteguye ku rwego ibigo byose byegereye pariki ya Nyungwe bizajya mu makompetisiyo ariko bigahera mu bigo by'amashuri. Kompetisiyo ariko yari yubakitse ndabyibuka baje mu kwenda kuyisobanura yari guhera mu bigo by'amashuri mugakompeta utsinze ahagarariye ikigo agakompeta n'ibigo byegereye aho ngaho, hanyuma utsinze agakompeta n'ibigo biri mu murenge, hanyuma utsinze agakompeta n'ibigo biri mu karere, noneho utsinze akabiri agakompeta kuri finali ibyo bigo uko turere twose twahuriye muri uyu mwaka. Noneho icyo gihe twatangiye amarushanwa rero mu kigo twiyongera mugenzi wa kimwe abantu batatu bamwita Benjamin Fatifati nanjye wa gatatu dukora timu twaririmba indirimbo ya hip hop turaririmba indirimbo icyamamare turatsinda mu kigo turatsinda mu gutsinda mu bigo biri aho ngaho turatsinda mu murenge birangira duserukiye akarere. Ubuse usaka kirara kiyo ndirimbo iyi kapera yose ndacyabyibuka nk'amasegonda 10 niyo yaba akaretse konyine kandi bamwe banyarwandakazi ubungabunge parike ya Nyungwe yubakire u Rwanda twifuza abanyarwanda b'ejo hazaza. Yari korasi ndirimbo ya korasi abandi barapera baririmba rap umushatse gukora rap. Okay, byaje kwa Nyamutsinze dutsinze rwego rw'igihugu rwa finali twagiye kuri finali mu abakabiri ibihembo byinshi badana n'amafaranga bagenda n'ibikapu bagenda n'ibikoresho by'ishuri. Noneho yahise yo kwiga noneho iratangira noneho sasa itangira kwiga noneho kwiga bikunze reka dufata agapoze gatoya. Olivier muri gace ka refreshment sasa tugiye kuruhuka ngiye kubaza ikibazo n'ikintu akwenda ntabwo ndi buyagisubize ubwo abantu bari bwagakurikiza kugisubiza. Urukwavu rumwe rutambutse ahantu hari inkwavu nyinshi rwo mu kureba rubonye ubwinshi bw'izo nkwavu bavuga ko rwose ziriya nkwavu nyegera mu ijana sibyo kandi rubwira inkwavu ngenzi zarwo umukomere nka nkwavu ijana za nkwavu ijana urwo ngurwo bwite inkwavu ijana zari zifite urukwavu ruziyoboye. urwo rukwavu rutavuga ati no ntabwo turi inkwavu ijana kugira ngo tube ijana byagusaba ko ufata byagusaba kujya kuzana kimwe cya kabiri cyacu nawe ubwawe ukaza tukabona tukamenya inkwavu ijana. izo nkwavu zari zingahe? kimwe cya kabiri cya makumyabiri muri kangahe? kimwe cya kabiri cya 24 ubwo zari 12 12 na kabiri kongera 24 ubwo urumva ijana zahita zuzura
zari 40 wabo urumva 40 kimwe cya keke cyane n'inyenyeri zingahe 22 22 kujya kuri 44 biratangahe yongera ngo ukwavu komeze n'ikindi barakumva ibyo kirakuraniye Olivier watubwiye yuko numvise uvuga ko uri mu bijyanye n'iyobokamana politike imikino muri ibyo bintu bitatu ndakubwira ijambo rimwe uhitemo icyo ushaka ibyo iyobokamana politike siporo cyangwa ikintu kimwe politike hanyuma mbwira umubare ushaka wese kuzamo ni uwuhe mubare wumva ukubangutse 6 mbwira abanyapolitiki 6 ukunze uwa mbere ni umukuru w'igihugu Dr. Paul Kagame yego uwa kabiri ni Peter Karimara yego uwa gatatu ni Nateri Hoze yego uwa kane ni minisitiri w'ikoranabuhanga ICT Innovation uwa gatanu yari umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga ndumva atakiri ubu ngubu n'umukobwa 5 sigaye umwe nako navuga n'abo hanze nta kibazo nabo habaye harimo wakurikiye abo hanze nkunda perezida wa Burkina Faso ndumva hari mu tugende kugarukamo hanyuma Olivier twagiye dusubire mu kiganiro cyacu mu buzima butari bworoshye uvuye mu ishuri urangije mu 6 nyuma yo kuva mu ishuri ugiye gusaba uburenganzira bwo gukina mu akademi umutoza akademi akusabye ko wasubira mu ishuri kugira ngo agufate nyuma yabwo ugiye ku ishuri ariko ugiye ku ishuri wumva ko n'ubundi kigo rero gukina umupira w'amaguru atari ukwiga uhageze uhura n'ibintu byinshi ngaho kugenda ugashwana n'abarimu nk'umwana wari ushapiyoni mu bintu byo kwahira nyuma yabwo haje amarushanwa ya RDB y'ubuhanzi nabwo birangira mubaye abakiriwe n'itsinda ryanyu hanyuma muri makerera Olivier yize advance level gute ko tubyima ko wari utangiye gukunda kwiga yize level gute mu magambo make urakoze cyane ubwo Sinarimbizi yacu ni noneho ntabwo ntagiye kuzamo yakomeza cyane yewe ubwanjye numvaga ko kurangiza mu 3 nzaba ndangije kwiga ibintu bizaba rurangiye ariko Sinarimbizi ko ngo noneho ikintu cy'izamini kubera yuko icyo gihe nsoje mu 3 nahise ko mva mu rugo Byari umwuga abantu bose bisangamo nyine abashami yabo n'abagize cyose bisangamo n'abagiye gushaka akazi ariko igihe cy'amato gisohoye kigeze numva ko nakinze ndavuga ati njye ku ishuri nsubire ku ishuri ariko nagize ikibazo ko nibibwira mu rwego rwo kubyemera n'ubundi nabonaga nta n'ubushobozi buhari ngo wemere ko njya kwiga nibaza ko nzaza kwiga birancanga Sinarimbizi rero ndibuka natabawe cyane na wa muntu twahuje wa muntu wafashe bwa mbere muri akademi yaje kumpuza noneho n'umuntu ufata ambera nk'ari umubyeyi ni nawe wafashe kwiga hano niga Butare Stade Kamena yaramfashije cyane nza nk'umuhanzi baba bakinaga kera nazaga nk'umuhanzi naje kwiga kubera nakinaga wagiye nk'ikigo cy'imakazaga bya siporo igihe umuyobozi ari we y'imakazaga bya siporo cyane akadufasha abantu tukaba tuje gukina hanyuma ubuzima bw'ishuri kwiga segonderi byarakoreye ubwo mubyeyi yaragufashije yakwishyura ikigo kiramfasha anagishimira cyane bamuha minervari bamugurisha ibikoresho by'ishuri bamuha iniforume bamuha amakayi hari umutoza wahabaga n'uwacyari umwarimu arahigisha ndabyibuka niwe wanyigurishije ubuzima bwawe rero busa nkaho butangaje cyane uwagiye mu ishuri kubera ingofero atanzeho ingwate agiye kwiga i Butare rego kubera impano yo gukina umupira w'amaguru bivuze ko ahantu hakugoye ahaye ni muri Olivogo n'uwasaga nkaho utanga amafaranga yawe
muri revo ntabwo natangiye ubwo se byagenaga gute saa sita zageraga abandi bajyaga kurya njye nkajya abantu hirira abantu b'ibintu cyangwa se bamusigaye abavuye twagiye muri ya competition yo kuririmba aho batari kumwe twakinnye nk'aho duhuje yego hanyuma se ko wumva muri segonderi NiYo wafa hari umuntu wagufashije nabwo kubera impano yo gukina umupira w'amaguru kaminuza yo nabwo uri kwiga kubera ko uri umukinnyi w'umupira w'amaguru ya mpano yarakomeye ntabwo ndi kwiga kubona umukinnyi w'umupira w'amaguru kuko ubona nubwo nkibikora cyane bisa nkaho byahindutse nyuma y'uko nsinzwe ndumva nsoje kwiga level nagiye muri komomari test ya muri interpost na kipe ya kabiri ya polisi tugeze mu diviziyo uramo test na second test by'umweru bibiri ndumva twari mu Bugesera cyangwa se mu Bugesera ndayitsinda ndetse njya muri interpost namazemo amezi abiri guhera mu kwezi kwa cyenda ku cumi n'umunani kugera mu kwa mbere ku cumi n'eshatu naho namaze rero yigeze kugera bagiye kuduha amasezerano nagirwa amahirwe yo guhabwa amasezerano kubera yuko bashobora gukina imyaka ine tugakina itatu umwaka wa kane tukagera mbona ni myinshi nahise mpindura njya muri Sinarimbizi neza umusenyi aho ubona njye mu gihugu gukodesha ndetse no kwibeshaho hanyuma nkina nk'umugabo kuko bazaga yego Olivier ku nshuro ya mbere winjira muri kaminuza niyo kaminuza winjiyemo ntabwo ari siba hari kaminuza yitwa UTB ishami rya ishami campus Kigali ikabajyana campus i Rubavu yego winjiye muri ishami rya Rubavu wari ugiye kwiga iki nari ngiye kwiga Byari business foundation wari ugiye kwiyishyurira nari ngiye kugira n'ifite initiative yo kwiga n'ibishyurira ariko igihe njyewe nta mafaranga gute wagiyemo gute nari ntuye hafi yayo nari hafi yayo urumva nari noneho mfite gukunda kwiga cyane umunsi umwe rero ntambuka ku kigero nimugoroba numva abanyeshuri ko ejo bazandika abanyeshuri bashyashya baje kwiga mfata umwanzuro bavuga ati nanjye mu kuza kwiyandikisha nari mbaye ubuzima bwa gito mbaye ubuzima nta mafaranga mfite nari mu buzima bwo gushakisha akazi icyo gihe ufata umuntu wese amafaranga yo mu mufuka umunsi naravuga mu gitondo cya kane wagiye kuri regisitara kwandika narinjiye regisitara nyandika uwo munsi arambaza ibyo nshaka kwiga ndabimubwira ambaza umunota afite mwereka diplome arafata ni byiza birahura n'ibyo segonderi ibyo tuzakwakira asobanura minervari bishyura hanyuma ampanya nimero de konte njya kwishyura amafaranga ya registration mbisohokana gutyo sinagarutse usohoka ugenda utageze no mu ishuri nagiye mu ishuri mwarize se icyo gihe nagezemo nsanga nta mwarimu uri ahubwo kandi bagenzi banjye baje gutangira kwiga barimo dushinga agatebe turaganira turibwirana Olivier ikibazo cya nyuma tandukanyiriza Kizere Olivier wo muri groupe protesta na Kizere Olivier wo muri classe abo bantu ubundi ni bamwe oya niga nk'udasenga aho ugasenga wiga nk'udasenga aho ugasenga nk'utiga ubwo bantu bombi baratandukanye ntabwo iyo ngeze mu ishuri ngiye nk'umuntu udasenga mba ndi kwiga n'abana n'amasomo iyo ngeze mu gusenga senga nk'umuntu utiga nyine ni ukuvuga ngo umwanya wanjye wose nyine mba ndimo ndasenga kuri Sinarimbizi yanjye kugira ngo rero gatonya testimony ntabwo nasoreje kwiga muri icyo kigo nakubwiye ntabwo nasoreje bitare nanjye gusoreza ku kigo cy'inyamagabe nagira ngo mbwire uburyo ntari mbizi itangaje cyane nawe uraseka ukagangare umunsi umwe covid yaraje covid ije gukina barabihagarikura bikirwa cyane ibyo birahagarara noneho nshaka guhinduza ikigo nsaba wa muntu wayacu kubera ko bari gusaba amafaranga kuko tugiye ntabwo bakinyemerera kunyishyurira bari kunsaba amafaranga mfasha turebe twaba muri kino kigo cyakwishyura makenya akinda kwigaho basaba tuyabishyura nyuma aramfasha anyuze mu kigo cy'inyamagabe cy'inyagisenyi urumva uhazi noneho arambwira ninjye noneho mva mu rugo ngiye kwiga inyagisenyi tega imodoka ngiye inyamagabe baravuga ati nugera muri gare ya nyamagabe uvemo ubaze umuntu akore ku kigo inyagisenyi akwezi noneho ngenda
urabizi Nyamagabe haba gare ebyiri, hari gare iba ahantu bita Gasarenda hari na gare iba mu mujyi. Ibyo byose Gasarenda nasinze rero mbona nageze muri gare mbamo. Noneho umuntu nabajije umukani se ikigo kirangaha kiranga nabwo ati kuri college hajya aho ari kuri college ngero mba ntabwo ari impano nabwo ati yego. Wasigaye mu Gasarenda? Nasigaye mu Gasarenda. Ahita njyana kuri college college mudasobwa. Aba ari hanjyana. Nisanga muri icyo kigo mpandanikiza gutyo ataroroye kwiga. Bita niga aho ngaho. Ibyo wigaga i Butare sinabyo wagiye kwigayo urabiyasanze kose bakinaga umupira w'amaguru? Nawe ukinaga niwe hageze mpita mbafasha cyane ndakapiteni kipe barankunda cyane nkaza mbakina ngakina n'ibindi bari mu bigo byo mu Rwanda njya gukinira ibigo Nyamagabe. Olivier, ubuzima bwawe ntabwo bwari bworoshye. Nizeye ko icyo numvise cyo nuko byanze bikunze ubu ngubu nturagira ahantu hanini cyane ugira ariko byanze bikunze naho uri kuri wa muntu wagurishije ingofero kugira ngo ajye ku ishuri ubu ngubu uri muri kaminuza. Imana ishimwe cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe kudutumira. Inshuti bakunzi ba NiYo TV rero hano dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimiye kuko mudukurikirana mukatwereka urukundo rwanyu, mukore subscribe, mukore share, mutwereke ikiganiro cyacu mwagikunze, abandi bantu tugenda tubazana babasangiza ubuhamya bwabo, bababwira inkuru y'urugendo rwabo ntibari babizi.